ndakeka igihe gishije ni kinini cyane. Israel Mbonyi ndamukunda kandi ndamushaka, ndashaka kumubona. So Juno rero ni w'agaciro mu buzima bwanjye. Juno ubu noneho urukundo rwacu ruri hafi. None se ubureka nkubaze, ukunda Vestina ngo mumarire iki? Marire iki? Mubera umugabo. Uwo afite se? Uwo afite naga mukwiye. Niba ari urukundo, niba ari n'uburyarya, yewe nanjye nawe sinakubwira ndetse sinanakubeshya, sinzi mbese uko twabivuga, biragoranye no kubisobanura. Ngira ngo niba uri umunyarwanda aho waba uri hose, wabonye amafoto, ubona amavideo, ubona n'ibindi bitandukanye, ubona indirimbo byinshi cyane aho Joyeuse yagiye yatendinga avuga ko akunda Juno. Joyeuse abishyira kuri TikTok, akora ibiganiro bitandukanye kuri YouTube, kuri Instagram, ku buryo buri munyarwanda wese ahari n'aho aherereye hose ibyo biganiro ntekereza ko abibonye. Uwanje ni Juno Kizigera, ubundi nge napfa kubwera, aka kanya sinyina waraye nge napfa kubwera, umunsi umwe tuzajyana. Joyeuse, aho uvuga izina Joyeuse buri umwe wese agahita yumva Joyeuse wa Juno, ku buryo kugeza uyu munsi afite na YouTube channel yitwa Joyeuse wa Juno. Ikindi ntago ari Blanca, ibyo mvuga nibyo. Hashije imyaka nk'ibiri mukoreye indirimbo bitanzamubona kuri channel yanjye. Mfite indirimbo bitanzamubona. Hari n'abambaza ngo umuntu nzabona ninde? Yego. Ni Israel Mbonyi. Nkeneye kumubona ahari hose nanyumve, ndamukunda kandi muhoza ku mutima. Gusa kimwe mu kintu kidasanzwe, aba bakobwa urukundo rwabo nibaza impamvu rubatarufata. Niba urukundo kuko ari impumyi ngo rube rwaberekeza ku musazi uri mu isoko, cyangwa se ngo ruberekeze ku wundi muntu w'umukene, aba ari we barwarira ko bita kadege, cyangwa se aba ari we bakunda bagakunda ibyamamare. Gusa niba ari byo bikundwa, nge nawe ubyibaze, ni ikibazo, ntago mbizi. Mu minsi mike ishize mwabonye umukobwa wagiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abenshi mwaramubonye afite ifoto atubwira ko ayirarana, atubwira ko ayirwana, atubwira ko ahorana nayo. Mu magambo ye avuga ko yihebeye ndetse yapfiriye, yumva no ko atabishobora atabanye n'umuntu bita Israel Mbonyi. 20. Ku myaka ya 20 nta bandi mwigeze mujya mu rukundo? N'umwe, ariko byari by'agaharo byase birangira. Ariko njyewe mu myaka mfite n'igihe maze ni kinini cyane. Ni kinini cyane. Yego. Muri iyo myaka yose Ntekereza Mbonyi nyine ari nawe numva nshaka. Abakwisingura agahwinini, abakwisingura akagoryi, ayo mazina nuko wabonaga gukwiriye, kuko nta muntu nkawe ndimo kubona gutya rwose, ntabwo bino bintu byari bigu. Mbere yaho gato nanone ngira ngo mwigeze mwabona umusore wagiye afata tatuwaje ayishyira ku mutwe, yishyira ahantu ibintu byose, yandikaho Ishimwe Vestina wa Ouedraogo Idrissa, atubwira uburyo yamukunze urutabaho urudashyira, ku buryo aba yumva atazanigera ashaka. Nubwo kugeza uyu mwanya Vestina yamaze gushakana n'umugabo we Idrissa Ouedraogo, ariko kugeza uyu mwanya we akaba yumva uko byagenda kose urukundo rwe nta hantu ruri uretse kuri uyu mukobwa bita Ishimwe Vestina. Ntabwo wakifuza umugore wamaje kugera mu rugo, ahubwo wenda wakoresha amahirwe ya Dorcas. Dorcas wapi? Vestina niwe nkunda kandi niwe nzahora nkunda. Huwa Cyane. Mu magambo y'abafana n'abakunzi y'aba ba Juno Kizigenza, yaba abakunzi ba Israel Mbonyi, yaba abakunzi ba Ishimwe Vestina, nuzabona ibyo biganiro ku mbuga zitandukanye, abenshi uzabona harimo amagambo mwasesereza ndetse namwe asa nkavuga ukuri, avuga ko ari abatubuzi, abandi batokesha mu izina rya Yesu, abandi bavuga byinshi, bavuga ko bishoboka ko abo bantu bashobora kuba banabarogesha, ndetse bamwe bakanavuga ngo burya niyo umuntu yarya imbwa yarya inzungu. Abanyarwanda bazi kuvuga neza, bazi no guca imigani, ntumubwire ngo bisobanuye iki. Abandi rwose bakagenda bavuga ngo abantu basaze, abandi babatuka. Gusa ntawe uvuze ko urukundo rutabaho, rubaho. Ariko yaba ngiye yaba nawe wakwibaza ngo kuki ari ibyamamare bibaho. Ngira ngo yaba kuri TikTok,
naho mwagiye mubibona kenshi umwe mu bakobwa wavuze ko yakunze Crazy Easy cyane, amafoto, ama effect akoresha, amafilter akoresha kuri TikTok akunda kubaho cyane yerekana ko yakunze Crazy Easy. Ndibaza ko tutajya twumva ko bakunze abandi bantu ku ruhande bo muri quartier bahandi hantu bikaba ku byamamare. Ntago mbizi niba ari inkundo za Vision, ntago mbizi, gusa bamwe bakagenda bavuga ko izi nkundo zidafatika akenshi bisa nkaho ari igihe tugezemo, kwa kundi umuntu ashobora kuba agize ifaranga umuntu agashaka kumuprofita cyangwa se kumwereka ko amukunze kubera icyo afite akaba atamukunze, kuko ikibabaje kirimo aho ngaho izagorana kuzabona abo bantu babakunze ntacyo barageraho, kuko aba bantu batarabi byamamare twigeze tubabona abo bantu bavuga ko babakunda, ahubwo babakunze bitewe nuko hari aho bamaze kugera, bitewe nuko bamaze kwiyubaka, bikajyanana na rwa rukundo rugezweho rw'iki gihe rw'abantu bavuga ko umuntu agukunda bitewe n'icyo ufite. Umusore rwose ajyaho warangije aravuga ngo rwose umuntu bita Vestine ndamutse ntamufite no kubaho sinabaho. Undi ati Israel Mbonyi ndarana ifoto ye, ndarana ifoto ye mba numva ntabaho, mbese nyine ntamufite numva ari we byose byanjye. Undi ati Juno Kizigenza rwose niwe muntu wanjye joyeuse. So ni igihe tugezemo, ariko ese wowe uko ubyumva mu bitekerezo byawe ya muri comment tubwire. Ubundi izi ni inkundo bakanagahararo, ni ugukunda kwamamara, ni ugukunda ibyo bafite, cyangwa by'ukuri birashoboka ko abantu twaba tunabarenganya ariko koko baba bakunda ibyamamare byacu. Thanks. Iyi nanone ni G7 TV, kora subscribe, share and comment. Asante. Imana iri mu ijuru ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, ndakwinginze mfasha umpuze na Israel Mbonyi, ndamukunda kandi nkeneye ko azambera umugabo akambera papa w'abana banjye.